mu cyumba inje mu nyine ni ibintu by'ubudode nanone ke ngiye mananga gushwana n'abana uya nshwane n'abana nashwana nyina nase umwana nzabona amenye amazi nze nkubite umwana nzabona amenye ibintu hano nze ntungana niyo mpamvu rero abaturanyi bavuye ngo no mu mama ni umuntu mubi yirwa hondagura abana yirwa batoteza nyina yantungana na mama wiwe nyamakuru ye wabimenya mana ibyo byose none haje mushiki we simvaha murabanye ku nk'ubu ndatuje n'abaranye ntago batuje rega nabo nk'ubura muturwaye yakurwaza muramukazi wanjye yego arwaye se wamurwaza Ese urumva namurwaza koko tutabanye neza nuko rero kandi ubundi abantu babanye babagomba kubana nyine mu nzu abantu bayanye mu nzu bakabimumvikana warwara akakuvuza akagufasha yibana ariwe namurwaza nyine ushana gusanga hari gihe nyine narakaye ntamubwate amayepi ngiye kwamagara umugabo wawe ndabona rwose turi guserera buri munsi ihangane niho kigomba kuba gasubire njyamo zamuka hano no gitabye ngiki we hano yo mwijuru we nibi byanzengereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di ikaze bakunze bacu mwese muturikiye ni kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe nongeye kwasoma bifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubane umunsi kundi nizere ko meze mwese aho muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu ndabashimira ku nama n'ibitekerezo hari benshi mugene mwandika muri comment mugira abantu inama tuba twaganirije bagiye batandukanye mu bibazo byinshi bigiye biba mu ngo twese tubona ariko mukandika comment buri muntu wese wanditse comment mu kiganiro ira comment wanditse ntago tuyisuzugura tuzicama tukazisoma ndetse nabo mwazigiriye nabo bafite ubushobozi bwo kuzisoma barisoma kandi bamwe muri bo bazigenderaho bakubakwa ubuzima bwabo mu buryo bugiye butandukanye turi kumwe na Rasheli rero nawe wahuye n'ibibazo bitoroshye muri iyi minsi ya mbese yaba umugabo yaba abana yaba umufamiye y'umugabo ni byinshi byamuguye hejuru nawe bayibaza uko bizagenda amaherezo y'ubuzima ariko ntekereza ko iyo ibintu biri gukomera ahubwo haba hari kuza n'igisubizo mu nzira Rasheli umerewe gute ndaho se ko wabaye nk'umuntu warwaye none uko mbona wagira ngo wararwaye nta gatege nta kabaraga cyane ibibazo byose mubizi nyine ntago babyoroshye ni kwa kundi kwa nyine ko kwidoga twana muri mu kazi wanjye ugasanga nyine sinkiza uturaso ku mubiri nukuri pe uzi ko umeze nk'umuntu warwaye ntago nyine umeze kwa kundi abago ushabutse nyine ufite utuvibe warakonje narakonye ndabibona ariko nyine no gusenga nkareba ko byakemuka ubuse wa muntu we amaherezo nyine hari ikintu nge nibaza ariko abagore baragenda abagabo bakagenda ariko nkibaza na n'ubu papa teta nta kanunu nta telefone nta kintu byararangiye ukwezi kurirenza abiri nta kintu wumva na kimwe shake nuko ambaza ibyura mugabo ngiye namaze no kumwibagirwa sinyamutekereza sinamukumbura nagende yibere yari ko abagabo basigaye bati ngo hari n'undi mugabo nawe twajyaga tuganira nawe mu rugo nawe yataye urugo aragenda n'abana ubundi hawukanaga abagore none abagabo bose no kwawukana bagenda nta n'icyo batanavuze njye naravuze nibwo yagiye igihe kizagera wenda yitekerezeho avuga ati reka nongere ngaruke reka nsubire mu rugo abana cyangwa se niba ari n'undi mugore yasanze avuga ati kamamagara madamu muzi uko abana bameze ariko na n'ubu nta telefone ye iraguhamagara ntabwo yahamagara nashaka hamagara ariko ke ngiye rero uriya mugabo nubwo yaragiye nta n'agakuru se kahari cyari cyane ntabwo mba nshaka no kubimenya ndetse nshaka no kumutekerezaho reka ariko yangaze anesha umutwe yanishije urabuzi kunanzaniraga abagore akanzengereza ntago bira bintu nongera kubikumbura ngo bikenere kandi kugira ngo keza tuguhamagare tukubwira ngo twicanye
ngo Rasheli yishe papa teta cyangwa papa teta yishe umugore keya kigendera tumba haguma mu buzima bwanjye njyenyine nuko hahise hazamo n'ibibazo bya muramukazi wanjye rero mushiki we akaba ari kunzengereza nawe ubundi bya papa teta we rwose byibura yakagiye hako abagabo hari ukuntu umugabo aguta kuri akagenda agasanga undi mugore wanasanga yaragiye no kwa Tonzi nabyo birashoboka akavuga ati kansanga undi umugore wanjye mute nigendere yanagerayo byanaba bibi hari abagabo babihagararaho byanakwanga akavuga ati akugira ngo nsubire mu rugo iwanjye nakomongana ushobora kuzumva amakuru ko yatorongeye ubusibu yagaruka kabayeho nabi n'ipantaro wamwiryo ngo ngarasa neza ngo nanga kakiyemero yabagahagaze ugasanga gafite pe ugasanga abakobwa baramurwanira muri ofisi izo ofisi none yarazitayajya hehe sinya nshaka no kumenya ndi umuntu ukimukeneye ngo nkurikirane amakuru ye najya no ku kazi kawe yakoreraga nkayakurura nkareba kuntu ibintu bimeze cyangwa naho yagiye ese so warose agenda ariko yamusabye ngo nzengeza kuri ake biriya bintu we wabonaga bizagarukira Beba yagitangiye gukinyirana abana urabibonye akinga abana mu nzu bana yakigendera ariko kugira ngo nanjye nzumviye nkuru ngo abana barasheri bahiriye mu nzu yakigendera nkaba muri ubu buzima ngiye nkakomeza nka nyine nkarwana nabwo kareka abagabo nibo basigaye basembera ndetse gusembera ngiye bya papa tatabyihorere aho umushiki we niwe unzengereje rwose papa tatamureke nta kibazo ubundi bari mushiki we byari kuba byiza nk'iyaza mbere umugabo agihari ariko nawe umusaza akabona ko umushiki we yaje agatangira no kongera ibintu mu rugo bidahari none se ke ni urugero pe hari ubwo abantu babona nagiye nko gucuruza nk'iyo myenda bakavuga ati ngo ko natetse rowe muceri nk'abana be simbaye ntushobora no kujya mu kazi bikanga we byana kwanga ni niba ngenga nshobora no kuyanga atanacuruze n'umwe nkongera nkagaruka gucuruza nimba ntabwo ngenze yakwishingira abandi bana abanjye nabo ngo mbareke sibyo ngurushanye nayo umwana imbabazi arashaka kumurira no bakwita ku banje ibyo by'abandi bikaza nyuma biba bitandukanye ikindi kintu navuga uriya muramukazi wawe hari ibintu byinshi bushe tuganira wavuze numva nanone bibaye ari byo bya bikabije buriya umwana agira umwanda buriya bitewe n'umubyeyi niba ucumbikiye umuntu none akagira umwanda ungana kuriya ku buryo hano haza umushyitsi icyumba ukumva kiranukamo inkari kubera ko mu bana ntawatekereza ko ariko wa muntu ucumbikiye ku giti cyanjye niba ibyo wavuze kuko ari ukuri nimba agira umwanda kugeza aho abana kunyura ku ni ibintu bisanzwe ariko icyo ukora uranika bigeze kuri urwo rwego rero byaba bikabije ahubwo ikintu mbona ni kimwe ngiye twaraganiriye umunsi umwe twaraganiriye mubaza icyapfuye n'umugabo arakimbwira ni ibisanzwe nyine ikintu umugabo apfa n'umugore nta kindi ni ibisanzwe ariko ambwira ko umugabo we atasubirayo kubera ko umugabo yamwirukanye ngo agende ntazagaruke ariko njye ambwiye ko ari igihe gitoya azashakisha aho kujya akava mu rugo iwawe ahubwo icyanangaje ni uko cyagiye naje nkamusanga baba ngo hariho amafaranga yo kuri iyi nzu ngo ntabwo yagenda ngwara amatafari ngo yagiye agura ngo bivuze ngo iyi nzu mwafatanyije kuyubaka none se umugabo mwabanye mwarayubakanye cyangwa waje wamugani yaruzuye nk'uko yabivuze ati waje mu byuzuye ke yari yubatse ariko kuba yubatse ntabwo azasezerane mu rugo rwiwe umuntu wasezeranye nka nyina arasezeranye umuntu yageze akavuga ngo hano ngo hariho ibintu byanjye ngo ari ibintu byanjye nimba binariho ntabwo ari yaza kubibaza byabibaza musaza nta nubwo none se ufata urugi rukureho ngo niwe warushyizeho urumuhereza ubu ke nzakuguza amafaranga ngo ino meza nuyisanga hano mu rugo ubange ino meza ngo urashye ngo namugurije ngo amafaranga agiye kuyigura urumva hari ukuntu umuntu nyine muganira akumva aratsinzwe ukongeramo utundi tuntu turiya twose yavugaga ntabwo ari uko ntabwo ubundi wabyumva nk'ukuri kuko ikintu yazanye ni iyo myenda ni utwo twombo ni uduke ahubwo ikintu mbona nk'umuntu mukuru njye nambwiye ni aho kugira ngo ubangamire umugore mugenzi wawe uheshakisha ukuntu utwo turaka aho wapfunda imitwe hose ugerageze nawe urabona ko
nta mutekano umwana arakora mu biryo wankure mu biryo umwana arinjira mu cyumba yinjiye mu nyine ni ibintu by'ubudode nanone ke njyemo nanga gushwana n'abana uya nshwane n'abana nashwana nyina nose umwana nzabona amenye amazi nze nkubite umwana nzabona amenye ibintu hano nze ntungana niyo mpamvu uravuga ngo abaturanyi bavuye ngo no mu mama ni umuntu mubi yirwa ahondagura abana yirwa batoteza nyina yantungana na mama wiwe kandi uzafata umwanzuro ntabwo kibaza amaherezo n'ayahe amaherezo rero nyine azavamo umufata umwanzuro cyangwa nyine sinzi icyangombwa cyo ngiye ntabwo ngomba gusohokamo hano nkumva iwanjye kubera umuntu ariko nyine hazavamo umwanzuro uzafata umwanzuro kubera ko hari ibintu biba nyine ukabona birakabije naho kandi nyir'ubwite ntacyo wabikoraho umuntu uri umubwira ati kandi warabivuze ati iyo umuntu yinjiye mu nzu ntasohoka agasohoka keretse we ku giti cye navuga ati mbonye amafaranga y'inzu mbonye imibereho ndazinze twangushye ndagiye kandi kugira ngo umuntu yikure mu icumbi biragoye ke uzi kubona amafaranga kugira ngo uzabone wenda abura nkayo mafaranga akumva atayakodeshamo inzu uzi kugira ngo uzabone amafaranga umwe ugiye kuyakodeshamo inzu sohoka ahantu babiraga ubuntu ni ikibazo hano i Kigali ufite ahantu uryama wabaho uri ikigorana ahantu ho kuryama ngo yishyure inzu ibyo nibyo bigoye ariko ufite ahantu uryama nubwo waburara cyangwa ukabigenza gusa nawe ku ruhande rwe ibyo avuga nabyo birumvikana ariko nawe ibyo uvuga nawe birumvikana kuko nawe ntago waje kuruhira ariko nk'ubu nkibaza iyo muba mwishyura inzu twishyura inzu iyo ubukodesha ke twishyura inzu mba nirigendeye mba naragiye yari kujya mu kazi nkazinga ibyanjye nkigendera ntasanga kuko izo ntabwo nari komeza nzibamo kandi n'ubu ngubu ke ndavuga kurya iyo bara n'umuntu uravuga bagahita bavuga ngo uraniwe mubi nshaka no kuvuga ibintu byose ari ukuri ariko abantu bose banyumvisha ati uriya muntu ni umuntu mubi ari gushaka kubikana undi n'ibiki n'ibiki ariko abantu nabo badukurikiye barabizi kubana n'umuntu w'umugore mu nzu muri babiri biravuna birabangama keretse iyo uvuze ngo ni musaza wanjye ngo ni murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye basa ari n'umukobwa basa afite abana avuga ati wasi ndamusiga mu rugo wamfashe inyuma yo mu rugo musange mu rugo ariko umuntu w'umumama ufite abana naho ubu ntacyo yagufasha ntacyo wamufasha ubu ni ukuvuga ngo ntiwanavuga ngo ntekere nshobora no gusanga nose uriya muntu ntagira inshuti ke ibaze noneho ubana n'umuntu w'umumama wigendeye nta kintu mwapanze uzanye n'inshuti nk'uko tuzanye keza uze kunsura ndaje ndasanze inzu yabaye amahero binjiyemo bose bayigize nk'aho ari hanze urumva nyine birajanana kuko ushobora gusiga uteguye inzu yawe wikoze neza uvuga ati ndaza kuzana igihe cyose nshakiye waza ugasanga ntabwo uko wahise ari kiri kubana n'umuntu mwabanwe biragoye kandi cyane mwongeyeho ngo n'abana noneho n'abana gusaba icumbi uri wenyine no gusaba icumbi uri kumwe n'abana abana batatu ahubwo wenda kibari ni ibintu biba bitandukanye ariko ari wenyine nta kibazo ariko hano ugiye gusaba icumbi uri kumwe n'abana biba bigoranye noneho naho ugiye hari abana wowe udafite abana wowe sava ariko abana bawe uba ugomba kubitaho nawe akita kube akaboza imyenda kwambara wanitse ku umugozi n'uwanjye uguze isabune yawe wimfatira ku isabune ufite iyawe akagiriye urumva guhangana burangiye nabonye kebura nabonye intambara ya tonzi ivuyemo mbura papa tata nawe waragiye ndavuga ati awi ngiye gusitaraguringa nshaka ibyo kurya ariko noneho ndaruhutse ntoya agahenze numvaga nduhutse nuje nta kibazo ariko ibibazo ntabwo bijya biri ahantu bituruka none dore n'ikindi kiraje noneho wowe ufite n'imyaka mana yanjye amatariki turi mu matariki tusatira iminsi mikuru noneho weho ibibazo ubu nibwo wakabaye uri nawe kwishima nubwo umunsi mukuru ugiye ko umugabo yaragutaye ariko nta kibazo ntibizakubuza kubaho buriya hari n'igihe n'umugabo agenda akagira ngo ugiye kubaho nabi Imana ikagutera ite kuko ari naho umererwa neza nabyo birashoboka none ubu nibwo wakaba uri kwitera tuvuga ati ndonsoza umwaka neza urya umwaka mushya neza ariko noneho ibibazo nibwo byabaye noneho ibyiki bituruka mu muryango aho washatse uwo washatse yaragiye azanye umugore uwa kabiri aragiye ese ndakubaza tonzi wamenya amakuru ye wabimenya none haje mushiki we simvaha murabanye ku nk'ubu ndatuje n'abana ntabwo batuje rega ntabwo nk'ubu uramutse urwaye yakurwaza muramukazi wanjye yego arwaye se wamurwaza ese urumva namurwaza kuko tutabanye neza nuko rero kandi ubundi abantu babanye baba bagomba kubana nyine mu nzu abantu babanye mu nzu bakabimumvikana warwara akakuvuza akagufasha yibana ariwe namurwaza nkamusura ariko turi kuba mu nzu twirirwa dushwana gutya
n'ibindi urumva ko ari ibibazo gusa nyine muri byose ntiwajya kumurega mu bayobozi ngo uvuge ngo umuntu arambangamiye, ntiwajya kumurega ngo uvuge ngo umuntu ngo arambangamiye ngo kuko ntibamufunga, nta kintu na kimwe bamukorera nyine kuko mu kutumvikana kwanyu kose kwabaho ni ubwumvikane muzajyana we nawe cyangwa se bakatubabarira cyaka kubabara akavuga ati ndemeye ndagiye cyangwa se mbonye amafaranga. Nyine nashatse no kumubaza ubushize mubaze n'amafaranga runaka yumva adafite ashaka kugira ngo yivuzeho cyangwa kugira ngo ajye gushakisha iyo nzu. Numva ariko mubaje by'amafaranga ntari buyamuhe nabyo ntacyo byabimaze, ariko arambwira ngo asigaye afura, asigaye ajya bar gukopa indabo n'ibiki, yabwiye uturimo ajya gukora kugira ngo abone igihumbi cyo kurya, ariko numva nayo kurya gusa nta y'inzu yavamo kuko ntago wambwira ngo kiretse nk'ejo bundi ndavuga ngo yaguze inyama arateka, ntago nagura inyama z'ibiro ikiro n'ibihumbi 6 hafi 7, ntago nagura ikiro cy'inyama ahomba bacu naguze. Ahubwo nashakishije ibyo 20 cyangwa 30 bike duke ukaturunda ukavi wabandi, ariko niba avuga ko hano hari itafari rye, niba hari mu 30 yahaye musaza we ngo yubake inzu akaba ashaka kugira ngo abe muri iyo nzu akaba ari kumusamo, ayo mafaranga yatanze nuko yamusubiza akajya akavamo. Suko kenda yamusubiza akeza rwose nawe ngo nuko nindi yamusubiza siko mbona yabaye ingaru. Nyende yamusubize ni ndayamusubiza mu buhe buryo? Yabaye ingaru wa muntu. Nanjye mba numiwe, ariko kandi bikomeza kwanga nzahamagara umugabo we nawe mbibubwire, nubwo abambwira ngo wimuhamagara abikuburize iki. Hari gihe nyine ushana gusanga hari gihe nyine nahana narakaye ntumwe ati amayipi ngiye guhamagara umugabo wawe, ndabona rwose turi guserera buri munsi indura baturanye bari kutwota, ngiye guhamagara umugabo wawe rwose ndiba ikintu yadufasha agahita mbuze. Hari gihe ke nzabyuka nabi nkahita muhamagara. Kuki utamuhamagara kubanza kumubaza? Oya buriya nabwo nubwo tuba dushwambaguzanya ntago namuhamagara ntamubwiye nanone. Gusa nanone kuko ikibazo ni wowe gifite, ni wowe bangamiwe, ni wowe ugomba kuzavugisha umugabo kuko ushana gusanga erega buriya wende byavuze nabyemeye, ariko buriya iyo wivugishirije umuntu imbona nkubone n'umugabo ashamushana kuganira ugasanga nta n'ibintu bikomeye bapfuye, ugasanga yahavuye n'ukuntu umugabo ashwana n'umugore, umugore nakazana mu butesi agahita yigendera cyane. Wowe uzafite telefone uhamagara umugabo umubwira ikibazo ufite kuko uzari kumubwira ku mugore we, niba ufite nimero ze umubwira uti ngifite ikibazo umugore we yaranteye yaje iwanjye, ko biri kose yabyumva cyane. Umuntu w'umugabo arumva ndabizi kubera ko umugabo ngo yamubwiye ngo ati yahukana, ariko yamubwira kujya iwabo, umudamu ntiyajya iwabo. Urumva no kuba ari hano iwawe naje ashaka atabizi. Yego ashaka kuba atabizi, avuga ati umugore buriya yaratashye yaragiye. Icyo uzakora uzahamagara nimero y'umugabo umubwire ikibazo ufite, mubwire uti umugore yanteye iwawe sindyama, byose umubwire umugabo nawe nk'umuntu mukuru azabyumva azagira ikintu agufasha. Bitagenze gutyo nta kundi kuntu bizagenda, muzabana mwangana mucyokira namurwana muserere kandi mupfa ibintu by'amafuti rwose. Ariko ngiye kuzabigenda no kuri muhamagare nanjye birandambishye. Kasoheza nta kiganiro cy'ubutaha.